Nshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugera neza kwayo kwinshi, tuyishimire ubuntu bwayo n'uburinzi bwayo. Imana yacu yatugiriye neza, Imana yacu yaraturinze, reka rero tubihimbarize kandi tubishimire kuko ubuntu bwayo n'ineza yayo bihoraho iteka ryose. Abana bayo turayihimbaje. Reka rero abahumeka twese tugire tuti: Mana, ubuntu n'ineza yawe turabigushimiye, kandi icyubahiro, guhimbazwa n'ishimwe reka bibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Reka rero mbahe ikaze inshuti bavandimwe mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya n'ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2026 nk'uko itorero ribitegura hakurikijwe ibihembwe. Reka rero mbibutse yuko iki gihembwe turi kwiga kunga ubumwe kw'ijuru n'isi Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi, kandi tukaba turi ku cyigisho cya 11 n'icyigisho cya 11 cyacu turi kwiga kitubwira ngo kubana na Kristo. Icyo kwibuka twakibonye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 14, aho batubwiye ngo ariko ibigeretse kuri ibi byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Kandi uyu munsi ingingo tugezeho ndakwibutsa ko ari ingingo isoza y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa bya tariki 16 uku kwezi turimo. Reka rero dusenge maze tubyinjiremo. Turagushimye mwongere ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Reka utugirire neza, kandi ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeze bigwire muri twebwe. Ijambo ryawe tugiye kwiga urikomereze muri twebwe, ritureme, ritwubake mu izina rya Yesu. Amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, iyo Mwuka w'Imana ayoboye intekerezo n'umutima, umuntu wahindutse araturagara akaririmba indirimbo nshya, bitewe n'uko abona ko isezerano ry'Imana ryasohoreye mu mibereho ye. Ku igicumuro cye cyababariwe, icyaha cye kigatwikirwa. Yihannye ku Mana kubwo kuba yarishe itegeko ryayo, kandi yizera Kristo wapfuye kugira ngo umuntu agirwe intungane. Bitewe n'uko yatsindishirijwe kubwo kwizera, afite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 1. Iyo Umwuka w'Imana ayoboye intekerezo z'umuntu wahindutse, umuntu arangwa no kuririmba rwose. Akaririmba urukundo rw'Imana, akaririmba ishimwe ryamuhamagaye. Ariko kubera ko iyi mibereho ari iye, umukristo ntakwiriye kwipfumbata ngo anezezwe gusa n'ibyo yakorewe. Umuntu wiyemeje kwinjira mu bwami bw'umwuka azabona ku mbaraga zose n'irari bya kamere itaragizwe nshya burundu, byiteguye kumurwanya bitijwe imbaraga zose. N'umurindi by'ubwami bw'umwijima. Biravuze ngo umuntu wiyemeje kwinjira mu bwami bw'umwuka azabona ko imbaraga zose n'irari bya kamere itaragizwe nshya burundu byiteguye kumurwanya bitijwe umurindi n'imbaraga z'ubwami bw'umwijima. Biravuze rero ntabwo dukwiye kwicara, kuko imbaraga z'umwijima umwanzi araduhiga. Agomba kuvugurura kwitanga kwe rero. Umukristo wese
agomba kuvugurura kwitanga kwe kandi akarwana n'ikibi buri munsi. Ingeso za kera na kamere iganisha mu gukora ikibi bizarwanira kumubata kandi agomba kubyirinda, akarwanira kugera ku ntsinzi yishingikirije ku mbaraga ya Kristo. Ngiki cyadushoboza. Tugomba kurwanira kugera ku ntsinzi ariko twishingikirije imbaraga ya Kristo, kuko imbaraga ya Kristo niyo yonyine yo kutubashisha. Nta kindi cyatubashisha gutsinda, ni ukwishingikiriza ku mbaraga za Kristo kandi tukavugurura kwitanga kwacu kandi tukarwana n'ikibi buri munsi, kuko imbaraga zirwanira ikibi zidukururira ku kibizo ni nyinshi. Imbaraga y'imibereho ihanitse iboneye rwose, imibereho yiyubaha niyo dukeneye cyane. Iby'isi bifite umwanya munini mu ntekerezo zacu, ariko ubwami bw'ijuru bwo bufite umwanya muto cyane. Ngaha y'ingoranire, iyo witegereje ubona iby'isi bikurura cyane gusumbya iby'ijuru. Imbaraga z'ubwami bw'isi zirakurura cyane gusumbya imbaraga z'ubwami bw'ijuru. Niko ikiremwa muntu giteye, ariko siko byari bikwiriye kuba. Ahubwo twari dukwiriye kurutisha imbaraga z'ubwami bw'ijuru iz'ubwami bw'isi. Mu mihati ye rero yo kugera ku cyo Imana imuhamagarira kugeraho, nta na kimwe gikwiriye gutera umukristo kwiheba. Oya, ntabwo umukristo akwiriye kugira kwiheba. Ubutungane bwo mu mutima no mu mwuka byasezeraniwe abantu bose binyuze mu buntu n'imbaraga bya Kristo. Yesu ni isoko y'imbaraga, isoko y'ubugingo ku bwacu. Yohereza abamarayika bakomeye bo mu ijuru kugira ngo badufashe buri ntambwe yose dutera. Duhabwa imbaraga ye ikomeye. Haleluya! Intambwe yose duteye, icyemezo dufashe kiganisha ku bugingo, ijuru ritwoherereza ubufasha, ijuru ritwoherereza imbaraga, kandi abamarayika baroherezwa ku bwacu kugira ngo badukomeze muri urwo rugendo, kugira ngo badukomeze mu ntambara turimo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iyo ufite umuhati wo guharanira kugera ku cyo Imana duhagararira kugeraho, nta gushidikanya ijuru ntiridutererana. Ni mu buhe buryo wiyumvishamo se gusohozwa kw'isezerano ry'uko watsindishirijwe kubwo kwizera? Ni mu buhe buryo iri sezerano ryiza ryahinduye imibereho yawe? Ni mu buhe buryo iryo sezerano rihura n'igitekerezo cy'uko wazuranywe na Kristo? Mbese kuri wowe guhoza umutima ku biri hejuru bisobanuye iki? Mbese ibyo ni ingenzi kurusha gukora ibyiza byo mu isi? Mbese bibangikana gute? Tekereza ku mbaraga ihindura imibereho yawe. Iyo imbaraga igira ku bandi. Nubwo dukunze gutekereza ibi mu cyerekezo cy'imbaraga zacu bwite ihindura, mbese bimeze bite ku mbaraga ihindura y'itorero? Ni mu buhe buryo itorero usengeramo riteza impinduka mu muryango mugari waharizengurutse? Ese hari impinduka itorero usengeramo rizana? Imana idufashe, iduhe guhagarara bikwiriye mu mwanya wacu, iduhe gukora icyo dusabwa gukora, kandi mu mbaraga za mwuka, mu mbaraga z'Imana ibi birashoboka. Imana rero itugirire neza, itwambike imbaraga zayo, itwambike ineza yayo. Birashoboka yuko twagera ku ntego dufashijwe na mwuka wera. Reka Imana itugirire neza, kandi ubuntu bwayo, gukomera kwayo, kugira neza kwayo bibe ku bwoko bwayo. Reka uwo mugisha turambure ibiganza tuwakire mu izina rya Yesu. Amen. Mwongere ubugingo bwacu, abana bawe turagushimye,
tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye ubuntu bwawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana itwitaho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe tugushimiye ko waturengeye muri byinshi, kandi tugushimiye n'uburyo watanze umwana wawe ku bwacu. Uradukunda, waratwigaragarije. Reka rero abana bawe twaturishimwe mu minwa yacu tugira tutuhabwe icyubahiro. Tugushyize mu biganza aba bana bawe bose bumvishije ijambo, ubahe umugisha, ubagirire neza. Kandi Data, dore uyu ni umunsi wo kwitegura isabato, uduhe imyiteguro ikwiriye, kandi Mwami, isabato yawe itubere ikiruhuko cy'umunezero n'icy'amahoro. Uri uwera, uhabwa icyubahiro. Ukugira neza, ubuntu bwawe byuzura imitima yacu. Kandi Data, abari kubisasira abo nabo turabakweretse kugira ngo bagirire neza, dore bararembye. Imfubyi n'abapfakazi turabakweretse kugira ngo abo nabo barengerwe nawe. Kandi tukweretse abari mu mazu y'imbohe nabo bagirire neza. Tukweretse urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi nabo barengere, ubabe hafi. Reka uyu munsi w'imyiteguro y'isabato, ubuntu bwawe n'ineza yawe byuzure imitima yacu, kandi uduhe guhaha no kuronka, mu izina rya Yesu, amen.